Bakunzi ba byose TV mbahaye ikaze wewe wakoze subscribe ndagushimira cyane nawe utarayikora ndagushishikariza kwikora kugira ngo tujye dukomeza twibanira kuri zino platform zacu. Ni byose TV no musore wanyu kubw'Imana Olivier ugenda ubagezaho amakuru y'imikino agenda atandukanye, amakuru ari trend, amakuru ari breaking news. Naje rero kugira ngo nyanyanyagize hasi buri wese agenda kurama amakuru yiwe amunogeye. Naje kugira ngo mbahereza amakuru aziri muha no gusesereza, niyo siloga yacu. Abantu rero bagenda bambwira bati iyo siloga yawe rwose ni nziza cyane, ati iyo siloga ufite turayikunda cyane ewana kabisa. Namwe ndabashimiye, salute aho muherereye hose. Nizere rero yuko akavura mwagiye mukabona neza cyane. Amafu ari amafu, dore izuba riba ritwishe cyane hano mu mujyi wa Kigali. Ibintu byose birakomeye, ibintu bimeze nabi rwose. Nizere rero yuko aho mwerere hose mugiye mumeze neza, murimo kugenda muvuga muti ibintu ni komero, ibintu ni trebye. Nanjye rero mbifurije kugira ishya n'ihirwe y'ibyo mukora byose. Mukomeze munogerwe na gahunda z'iyi minsi tugiye kuba turimo muri rusange. Ni nako kandi ngenda nsuhuza abantu bagiye batandukanye, ahantu henshi hagiye hatandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Abantu mutwumva muherereye za Nyagatare mwese ndabasuhuje cyane. Abantu kandi mutwumva muherereye za Musanze, abantu bari mu za Musanze mwibereshi rya 4 kugera ku rya 6 mwese ndabashimiye cyane. Abantu muri za Rubavu mwese nizere ko aho ngaho mu mbuga ngari, aho ngaho za Rwaza, nizere ko ibintu byose ari fresh, ari komero. Abantu mwese mufana iyi makipe anyagiye atandukanye, haba Rayon Sport, haba APR, mwese muze mutere icyotezo dukurikirane twumve amakuru ari mu makipe yacu dufana dukunda turi benshi. Muze rero turebanire hamwe, muze twiganirire, muze tugende twiganirira duhana ibitekerezo muri rusange. Icyo wamenya nuko tugiye kuba twiganira mu ikipe ya APR harimo kuvugwamo iki, ese niki cyatangajwe hagati ya Jangwani asubiza akakoza nkoreza Charles cyangwa se Kenisi, imfura yiwacu, imfura yacu Kenisi. Turagenda rero tugaruka ku bya bano bagabo bagiye batangaza. Jangwani yagize ati, aravuga ati Kenisi cyangwa se ikipe ya Gasogi ni umwana cyangwa se n'umuntu urota amafaranga, akarota arimo kukabakaba gukorakora ku mafaranga, yabyuka akayabura. Ati ni nkuko rero ikipe ya Gasogi cyangwa se Kenisi arimo kurota amanota 3 ku munsi w'ejo. Tuzaba turimo kugenda tubakubita recto verso home and away kabisa, tubibutsa yuko umukino wa mbere warangiye Fazare ya Rwanda Premier League yarangiye ari igitego kimwe cy'ikipe ya APR ku busa bw'ikipe ya Gasogi United. Ese ku munsi w'ejo biraza kurangira bimeze bite ku isaha y'isa moya hariya kuri Kigali Pele Stadium? Niki wabwira aba bagabo bombi? Kenisi rero Ferwafa cyangwa se Rwanda Premier League baje kumusubiza, bamushyiriraho umusifuzi Twagira Umukiza Abdurakarim, niwe uzaba urimo kugenda atandukanya zino mpande zombi muri rusange. Abasifuzi b'abaranzimeni cyangwa se b'ibitambaro barimo ba Arisa bazaba barimo kugenda bamufasha muri rusange. Kenisi yaba yashubijwe cyangwa se ntago yashubijwe? Tubwire muri comment niba Twagira Umukiza Abdurakarim wahawe badge ya kafu kuva muri 2013. Ngira ngo rero ni umusifuzi wabigize umwuga, ni umusifuzi ukomeye cyane hano mu Rwanda. Nkeka yuko ku munsi w'ejo nta kintu Kenisi azaba arimo cyangwa se n'ikipe ya Gasogi bazaba barimo kugenda bireguza muri rusange. Ariko icyo twakubwira nanone nuko ku ikipe ya APR
yasoje imyitozo kuri uyu mugoroba hariya kuri stade Ikirenga cyangwa se stade yabo ya Shyorongi, bari barimo kugenda bakora imyitozo ya nyuma. Abasore bameze neza, bari tayari cyane, ba Hakimu Kiwanuka, Denis Omedi, Jibril Shewatara bari tayari cyane, ba Mugisha Gilbert, Barafinda, ba Dauda Yusuf ndetse ba Mamadusi, ba Lamin Ba bari tayari cyane, ba Nigena Kerema nabonaga barimo kugenda bakora utuntu tw'utumanyeri hariya cyane kuri kiriya kibuga. Rwose wabonaga yuko imyitozo irarimbanyije 5-5. N'umukino w'umunsi wa 21 wa shampiyona Rwanda Premier League izaba irimo kugenda ikinwa guhera kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isa 9. Rero ikipe ya Gorilla Football Club izaba yakiriyemo ikipe Gorilla Football Club izaba yakiriyemo ikipe ya Muhazi United. Ni nako kandi ikipe ya Gasogi ku munsi ku isaha y'isa 1 izahita yakiramo ikipe ya APR. Marine izaba irimo kwakira Amagaju ku munsi wo ku wa gatandatu. Ni nako kandi ikipe ya Bugesera izaba yakiriyemo ikipe ya Police Football Club. Musanze yakira Kiyovu ku isaha y'isa 9. Ubwo ngubwo niyo masaha. Mukura izaba yakiriye Rutsiro hariya mu karere ka Huye. Ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 12 ku munsi wo ku wa gatandatu izaba yakiriyemo AS Kigali, umukino ukomeye. Ikipe ya Etincelle ku munsi wo kwa mbere ni izaba irimo kugenda ipfundikira umunsi wa 21 wa shampiyona, izaba yakiriyemo ikipe ya Visio Football Club. Icyo wamenya rero ku mukino w'ikipe ya APR nuko bamaze kuba basohora statement ivuga ati akanyenyeri kagiye gacicikana hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se muri uru Rwanda, ati nuko twebwe tutajya tunyuza akanyenyeri mu bafana cyangwa se mu bakunzi b'umupira w'amaguru ngo badufashe. Ni ikintu nanjye naje kubona nsanga ni ikintu gisebetse, ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu urimo kugenda yiyitirira izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se iyi kode y'ikipe ya APR rwose ni umusikama, ahubwo bamukurikiranire hafi, kubera ko ni umuntu urimo gushaka kurya amafaranga y'abafana cyangwa se y'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ikipe ya APR rero yaje kuba ibishyiraho umucyo, iravuga ati twebwe ntago ibyo ngibyo tubirimo, ntago twabuze amafaranga yo guhemba abakinnyi bacu, ntago twabuze prime, ntago twabuze imishahara n'amarekiritoma. Ati icyo mwamenya nuko izi ngizi ari fake news. Baje kuba rero banyomoza aya makuru muri rusange. Icyo wamenya nuko aya makipe azaba arimo guhura ku munsi w'ejo. Kwinjira kuri uyu mukino ni ku isaha y'isa 1. Birasaba kuba waraguze tike, ni amafaranga 3,000, 5,000, 10,000 n'ibihumbi 20 muri rusange. Ugakurikirana uyu mukino hariya kuri Kigali Play Stadium, ibintu bizaba bimeze neza cyane. Tureba niba Kenisi yongera gutaka ngo baramwibye, gusa ariko ntago ari ugutaka ngo baramwibye kuko ni ikipe ikunze kwibwa cyane. Ubwo rero ku munsi w'ejo reka tuzabe twirebera, nawe ugomba kuba uhabaye nanjye mpabaye muri rusange. Ikindi